mubwira abafite imitima iri gutinya muti mukomere ntimutinye. Haleluya. Imitima wawe niba ari ugutinya, muri ibyo yararembye ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro. None umutima wawe wari ugutinya, ariko Yesu ari kukubwira ngo hoya witinyisha umutima, witinya kuko ufite ideni, witinya kuko waba waracitse intege. Iki ni cyo gihe cyo kwisubizamo imbaraga. Iyo yerema akabaraga wongera urwane, kuko ingororano z'abarwana bakanesha zirahari. Haleluya. Ingororano z'abarwana bakanesha Yesu aracyazifite. Haleluya. Iyo yerema akabaraga witinyisha umutima, ahubwo ikomeze. Haleluya, haleluya. Ikomeze. Muri ibyo yavuze ngo nikomeze ku rutare, naho ahandi hose ni umusenyi. N'ahandi wakikomeza utikomeje ku rutare. Haleluya, haleluya. N'ahandi wakikomeza. Haleluya, haleluya. Atari Yesu. Yesu ni utanga amahoro. Yesu ni ukomeza imitima iri gutinya. Haleluya, haleluya. Kandi arongera aravuga ngo mubwira abafite imitima iri gutinya muti nimukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Uwiteka ashaka ne haranditse ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. 5 kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ufite imbaraga zaguhuza n'Imana, ufite ubushobozi bwa kugeza ku Mana. Hari umuhuza Yesu yatugeneye, hari umuhuza Yesu yaturemeye, hari umuhuza Imana yavuze ngo uyu niwe muhuza. Haleluya. Uyu niwe muhuza kugira ngo uzahure nanjye, kugira ngo uzanyegere, nuko uzabanza ugaca kuri uyu mugabo ari we Yesu Kristo. Numwe si babiri si batatu, oya. Iyo mazina yandi Bibiliya yasomye Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 haravuga ngo haleluya, haranditse 14:6. 14:6 haranditse ngo Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Kuko umuhuza wawe, haleluya, umuhuza ugomba kuguhuza n'Imana. Ubu uri gushaka Imana, ushaka kuva ku wa mbere, Imana wiri gushaka mu byanditswe, Imana wiri utekereza ukabura, bamwe babura ibisubizo. Ndagira ngo nkubwire ngo banze umenye Yesu. Numenya Yesu azakubera umuhuza. Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Duhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu mu ijuru nabaho umugisha. Turashimira mwebwe mwese mudukunda kandi mudukurikira, mukunda gukunda ijambo ry'Imana kuri Pokeya TV. Imana nibaho umugisha. Ndagira ngo uyu mwanya twongere tuganire, tuganira n'ijambo rya Yesu, nta kindi kintu, n'ijambo rya Yesu mu izina rya Yesu. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 35. Turasoma umurongo 2 yonyine. Turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Haranditse ngo mukomeze amaboko atenebutse, mukomeze amava asukuma. Mubwira abafite imitima iri gutinya muti mukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndagira ngo uyu mwanya tuganire. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ntutinye. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo ntutinye kuko Imana. Haleluya, haleluya. Kuko Imana. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira n'ijambo rivuga ngo ntutinye, Imana ije kukugwanirira. Haleluya. Ntutinye, Imana ije kugwanirira ubuzima bwawe. Ntutinye, Imana ije kugwanirira ubuzima bwawe. Haleluya. Aya ni amagambo Yesaya yanditse. Haleluya, haleluya. Avuze ngo mukomeze amaboko atenebutse. Haleluya, haleluya. Amaboko
yawe burya hari igihe atenebuka, ariko ijambo rirakubwira ngo aleluya aleluya, ntutinye. Amaboko yawe nubwo yari atenebutse, ariko Imana yakongera ikayakomeza mu izina rya Yesu. Aleluya. Iyo usomye ijambo ry'Imana riri mu Kuva, rikubwira uburyo Mose yazamutse umusozi, ariko amaboko yaratenebuka, kandi abameleki bari babamereye nabi. Aleluya. Ariko amaboko ye ngo yazamurwa, ngo bakanesha abamaleki, ngo ariko igihe amaboko ye yamanukaga, aleluya, ngo abamaleki bakabanesha umugenda. Hano ijambo naryo riri kukubwira ngo aleluya aleluya, Yesu akomeza amaboko yawe kuko yaratenebutse. Amaboko yawe yaratenebutse, ariko Yesu yongera yakomeza. Uzi kugira ngo ukore icyo ukoze cyose, amaboko yawe akanga kugira icyo yakira. Meruka gusengana n'umuntu, sanga igihe cyose kwakira kwiwe yakira utuntu tw'uturungurungu, yakira utuntu tudashinga, ariko ibyo atanga bikagira ntibigire ingano. Ahora ashora ngo ari kucuruza, ashora ngo arebe ko yakunguka, ariko bikanga. Nguko nawe amaboko yawe yaba yaratenebutse, ukabugira ngo wacuruza bigakunda, ukabugira ngo hari icyo akora bigakunda, ariko bikaba byara. Haleluya haleluya. Ariko Yesu tabura kugenza. Yesu yongera afata amaboko yawe mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Yesu afata amaboko yaratenebutse, yongera afata amaboko yawe mu izina rya Yesu. Ijambo rirongera ratubwira ngo haleluya, ukomeze amaboko atenebutse, mukomeze amavi asukuma. Haleluya. Amavi asukuma, ya mavi atahagarara. Wa bantu baba bagwaye amaguru yawe akaba atagikora, amaguru yawe akaba adahagarara ngo bikunde. Yesu ari kukubwira ngo amaguru yawe Uwiteka amaguru atene, haleluya, amava asukuma, Uwiteka yagira icyo yakora. Muri aya masengesho, haleluya, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yongera kure ku buzima bwawe. Uwiteka yongera kure ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe bwari buri mu manegeka, ariko Uwiteka bukoreho mu izina rya Yesu. Uwiteka kure ku buzima bwawe, nawe wongera icyare mu gishya muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Amaboko yawe yose yongera yaramira, amavi yarari gusukuma. Haleluya haleluya. Bibiliya narayisomye irambwira ngo ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze, n'ugutwi kwe ni kwapfuye. Yesaya 59. Haleluya haleluya. Kuko ukuboko kwe kutaheze, n'ugutwi kwe kutapfuye. Haleluya haleluya. Yakongera kukumva uyu munsi, yakongera kumva gusenga kwawe uyu munsi, yakongera kumva kwinginga kwawe, akamanukira kugutabara, akamanukira kugukiza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya haleluya. Nufata Imana nk'inyembaraga, izakuzira nk'inyembaraga. Nuyifata nk'inyantege nke, izakuzira nk'inyantege nke. Ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ifate Yesu nk'umunyembaraga. Uyu mwanya ifate Yesu nk'ushoboye byose. Yesu ufate nk'ushoboye kugufata amaboko, akagufatira amaguru, akagufatira amavi ari gusukuma. Haleluya. Umubiri wawe akongera akawukoraho, umubiri wawe akongera akagira icyo awuremaho mu izina rya Yesu. Hageze ku murongo wa 4 aravuga ngo mubwire abafite imitima iri gutinya, mukomere ntimutinye. Haleluya. Imitima wawe niba ari ugutinya, muri ibyo yararembye ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro. None umutima wawe wari ugutinya, ariko Yesu ari kukubwira ngo hoya, witinyisha umutima, witinya kuko ufite ideni, witinya kuko wawe waracitse intege. Iki ni cyo gihe cyo kwisubizamo imbaraga. Iyo yerema akabaraga wongera urwane, kuko ingororano z'abarwana bakanesha zirahari. Haleluya. Ingororano z'abarwana bakanesha Yesu aracyazifite. Haleluya. Iyo yerema akabaraga witinyisha umutima, ahubwo ikomeze. Haleluya haleluya. Ikomeze. Muri ibyo yavuze ngo nikomeze ku rutare, naho ahandi hose ni umusenyi. N'ahandi wakikomeza utikomeje ku rutare. Haleluya haleluya. N'ahandi wakikomeza, haleluya haleluya, atari Yesu. Yesu ni utanga amahoro, Yesu ni ukomeza imitima iri gutinya. Haleluya haleluya. Kandi arongera aravuga ngo mubwire abafite imitima iri gutinya, nimukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Uwiteka ashaka guhora kubanze bawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya haleluya. Duheruka gusenga, turi gusenga, Imana ibwira umuntu ngo
iramubwira ngo hari umurozi wakuzengereje ku musozi, yazingaga ubukwe bw'umwana we ngo igihe cyose yapanga ubukwe yari amaze gupfusha ubukwe burenze inshuro 4. Imana iramubwira, ariko ntabwo twari tuziranye, iramubwira ngo nimubwire ngo hari umuntu igiye kugira igitambo cy'umwana we wahora gupfusha ubukwe. Haleluya. Kandi uwo niwe wabuzingaga, ngo yari yarababwiye ngo ntabwo muzigera mugira ibyiza ndiho, ariko haciye icyumweru kimwe ihita imucyura. Ihita icyura nyine uwo murozi, ikubita hasi, kuko Imana yari yavuze nzahora ababisha bawe, abakwanga. Uwiteka, haleluya, wowe ujye basabira umugisha, ubu uri kubasukaho amakara. Uwiteka ni uzahora, Uwiteka ntacyo akwiriye gukora kuri uwo murozi. Ntukajye usabira umwanzi wawe gupfa, ahubwo ujye umusabira kurama. Ariko Imana hari igihe ibona kuko ibintu byabaye akavuyo, ibona ko ibintu bimaze igihe kirekire, ibona kuko uwo muntu nta gakiza afite, nta kintu cyo guhinduka afite, nta kintu cyo kwibwira mu mutima, nta kintu atekereza kizamugirira umumaro. Kwibwira ko mu mutima kose ari ukugambirira ibi gusa, uwo nguwo Imana nta kindi mwitura. Iraza ikazana ikintu bita ni kinubi, igakubita. Haleluya, haleluya. Twizeye ko ubwo bukwe bugiye gutaha mu izina ryesu, kubera ko uko wari ubwihisheho yaravuze ngo muzabona ibyiza narapfuye, none yarapfuye. Haleluya. Ntukajye rero wifuriza, haleluya, umwanzi wawe. Uwiteka niwe uzi ikimukwiriye, Uwiteka niwe uzazana guhora. Haleluya, haleluya. Niwe uzaza kubohora umugozi, niwe uzaza gucira inzitizi, ibiri kukuzirika, ibiri kukuboha. Haleluya. Wibirebaho, reba kuri Yesu wenyine, kuko niwe ufata amaboko atenebutse. Haleluya. Amava ari gusukuma, imitima iri gutinya, niwe Uwiteka. Haleluya. Ibyo niwe ubifata. Muri ibyo yarembye ngo Yesu arafata akankomeza, akankomeza. Yesu agukomeza uyu munsi, Yesu akomeza ubuzima bwawe, Yesu agukomereza amaboko. Haleluya. Yesu agukomeze muri uyu mwaka, Yesu agukomeze mu mwaka wa 2026. Imana igukomeze, Imana igukomereza amavi yari ari gusukuma, Imana igukomeza aho wari urugutinya. Ongeramo akabaraga, umutima ubwire ngo tuza, Yesu aracyahari, Yesu icyo agukeneyeho. Haleluya. Ni ukumwemera. Muri ibyo yarembye ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, ujye umuhamya mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu. Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo, haleluya, ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho umuhuza w'abantu n'Imana, nawe ni umuntu. Haleluya, haleluya. Reka dusome uwo murongo uri mu rwandiko rwa Timoteyo 2, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2, umurongo ushatse bahera kuri 4, ni 4. Haranditse ngo ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. 5, kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Umuhuza w'abantu n'Imana ni Yesu Kristo numwe, nta kindi cyaguhuza n'Imana. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho umuhuza umwe w'abantu n'Imana. Haleluya. Umuhuza uguhuza n'Imana ni Yesu Kristo. Babandi rero mugenda muvuga ngo Yesu ngo tumwemera nk'iki, ngo ibyo ngibyo. Umuhuza w'abantu n'Imana nta wundi. Yesu ufite imbaraga zaguhuza n'Imana, ufite ubushobozi bwa kugeza ku Mana. Hari umuhuza Yesu yatugeneye, hari umuhuza Yesu yaturemeye, hari umuhuza Imana yavuze ngo uyu niwe muhuza. Haleluya. Uyu niwe muhuza, kugira ngo uzahure nanjye, kugira ngo uzanyegere, nuko uzabanza ugaca kuri uyu mugabo, ari we Yesu Kristo. Numwe, si babiri, si batatu, oya. Iyo ayo mazina yandi Bibiliya yasomye Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 haravuga ngo, haleluya, reka tuhasome tujye tumenya, haleluya, icyo Bibiliya igenda ishaka kutubwira. Ku bantu mugenda mudashaka kumenya ukuri, haranditse 14:6,
14:6 haranditse ngo Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kuko umuhuza wawe, aleluya, umuhuza ugomba kuguhuza n'Imana. Ubu uri gushaka Imana, ushaka kuva ku wa mbere, Imana wiri gushaka mu byanditswe, Imana wiri utekereza ukabura bamwe baburi bisubizo. Ndagira ngo nkubwire ngo banze umenye Yesu. Numenya Yesu azakubera umuhuza. Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Byo kwiri guca inzira ngo hariho barunaka ngo hariho barunaka, ntawe ujya kwa data Yesu atamujyanye. Izo nzira zindi wiri guca, ayo maso wiri guhumahuma, uri guhuma amaso ugashaka ngo ibintu ngo byo kugira ngo ugaragaze ko wize ngo wasomye, ibyo wasomye byose ni zero. Igifite agaciro ni inzira. Umuhuza wawe n'Imana ni Yesu. None niba urwandiko rwa Yohana yaravuze ngo uwemera uwo mwana ni ufite ubugingo, utamwemera nta bugingo afite. Haleluya. Ntago byakunda ntago byakunda kugira ngo Yesu agukomeze, kuko amenye ko urugutenebuka, amenye kuko amaboko yawe haleluya nta kintu agifata. Ni ukubanza ukamenya Yesu, kamubwira ngo Yesu ndi imbere yawe. Reka dusenge Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntutinye, Imana ije kukugwanirira ubuzima bwawe. Ntutinye, Imana ishaka kugwanirira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubuzima bwawe iyo wamaze kubwereka Yesu, akubera communication, aguhuza n'Imana. Reka dusenge. Wewe warutenebutse, wewe warucitse intege, Imana yongera haleluya. Yesu yongera akumurikire umenye Imana. Yesu yongera kubera umuhuza na sobuja mwana mwaratandukanye n'Imana, mwana mwaratandukanye. Kadusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana data, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, wokomeza amaboko atenebutse. Haleluya. Ndagushimira neza n'imbabazi zawe, ndagushimira urukundo rwawe. Ndahantu Mana ndasenze n'inginga, ongera uturamburira ukuboko kwawe, ongera uturamburira ikiganza, uramburira ikiganza umuntu wese ubushikamijeho umutima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze n'ingingira umuntu wese wari ufite amava ari gusukuma, wari ufite umutima uri gutinya. Haleluya. Ijambo riravuga ngo ntutinye, 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 ntutinye. Turasengera ubugingo bw'umuntu wese, turasengera umuntu warucitse intege, umuntu warucogoye, umuntu warusubiye inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Turi kwegera umunsi mikuru, turasenze tubohoje Mana, tubohoje umwuka wera ngo azaganze, tubohoje amaboko yatenebutse, tubohoje intambwe z'ibirenge byacu, bohoje intambwe z'ibirenge by'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Warucitse intege, warucogoye, warunaniwe, warunamutse, mwongerera imbaraga, mwongerera ibihe byo gusenga, mwongerera ibihe byo kugendana nawe, mwongerera ibihe byo kumva imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Aha hantu turi turabohoza bari bacogoye, bari basubiye inyuma, bari bananiwe, bari banamutse. Akira imbaraga zigufasha kunesha, akira imbaraga zigufasha ubutsinzi. Kandagira abatweza, ukandagira za Nyabingi, ukandagira aho wavutse habi, muryango wavutsemo, igisekuruza wavutsemo, cyakiri gituma rusukuma, cyakiri rusukuma mu izina rya Yesu. Icyo ukoze cyose, uhora ugaburirwa ibyo utazi, uhora ujya ibyo utazi, uhora wambara ibyo utazi mu izina rya Yesu. Iyo urara ntabwo uhazi, inzozi zawe ntabwo uzi iyo zizirikiye mu izina rya Yesu. Ndakubohoje, ndakubohoje. Uyu munsi kubera umugisha, uyu munsi kubera umugisha, iyi tariki kubera umugisha, iyi tariki guhuze n'Imana, iyi tariki guhuze, iyi tariki kubera umuhuza, iyi tariki kubera umuhuza. Ndakwizeye Yesu, ndakwizeye, ndakwiringiye. Nizeye amaraso yawe, nizeye imbaraga zawe, nizeye ubutware bwawe. Ngaho data, iri jambo nirigira umumaro, nirihindura ubuzima, nirihindura ubuzima. Mwami Imana, jambo ratubwiye ngo nidutinye. Haleluya, haleluya. Kuko Uwiteka ari wowe uhindura ubuzima, uhindura ubuzima bw'umuntu wese. Urakoze Yesu. Urwaye umukize, ubabaye yishime mu izina rya Yesu. Iminsi mikuru turi kwinjiramo, Mana izatubereye umugisha, izabera umugisha umuntu wese mu izina rya Yesu. Ugusikamijeho umutima azaba amahoro masa. Ndagushimira data. Haleluya. Ushimiye ko ari Imana itanga amahoro, ushimiye ko Imana yagira icyo ikora, ushimiye ko ari cyo ugize icyo urema. Ngaho tanga umugisha, utanga umugisha, tanga umugisha ku muntu wese wumvise iri jambo none iteka ryose Yesu, mu izina rya Yesu. Amen.